Ndabasuhuje bene data muri hirya no hino ku migabane itandukanye aho muri izina ry'Imana rihimbazwe kandi abashimira uburyo mukomeza kuduha courage no kutwereka ko mudukurikira mwita ku byo tubasangiza. Ni byiza, bidutera imbaraga kandi bikadukomeza, bikatwereka yuko munogerwa cyangwa se mushimishwa n'ibyo tubagezaho. Ni byiza, ni by'igiciro, ni by'igikundiro, birashimishije. Ndabashimiye mwese abagerageza kumva no gukurikira. Tumaze igihe tutabasangiza inkuru nziza, ubutumwa bwiza, ariko uyu mwanya turagarutse. Ntabwo tubikora regiriyerema, ariko tuzi neza ko ibyo tubagezaho bibafasha kandi bibanyura kandi bibakomeza. Ni byiza gusangira ijambo ry'Imana buri gihe uko tubonye uburyo, ko dushobojwe, ko tubonye umwanya, kuko niyo ntego kandi nibwo butumwa nyamukuru twahawe. Umwami Yesu ajya kugenda yaravuze ngo nimugende mubwirize abantu ubutumwa bwiza mu mahanga yose, uhereye Yudaya kugeza ku mpera y'isi, mubahindura kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Ubwo nibwo butumwa tubazanira, kandi tubibutsa ijambo Pawulo yavuze riri mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 na 17, aho agaragaza yuko ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Avuga yuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Muri ubwo butumwa bwiza niho harimo guhishurwa, niho hashurirwamo gukiranuka kuva ku Mana. Gukiranuka kuva ku Mana ni Kristo. Nta handi Kristo tumumenyera, nta handi Kristo ahishurirwa, ni mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo. Ni inkuru nziza ivuga umurimo Kristo yadukoreye. Ndabashimiye kandi mukomeze muryoherwe n'ijambo ry'Imana. Ibi ni ibiryo byiza bikomeza umukristo mu rugendo rwe rwo gukura ashushanywa na Kristo. Reka tujye ku ngingo nashatse ko tuganiraho uyu munsi. Nashatse ko tuganira ku guhimbaza. Rero abana b'Imana dukwiriye guhimbaza Imana. Guhimbaza ni uburyo bwo kugaragaza cyangwa se no kwamamaza tuvuga ibyiza no gukomera kw'Imana. Hari ukwamamaza no kuvuga ibyiza Imana yagukoreye no gukomera kwayo, tugaragaza imbaraga zayo, tugaragaza ubushobozi bwayo, tugaragaza imbaraga zayo. Ni uburyo, guhimbaza ni uburyo na bumwe mu buryo bukoreshwa mu kuramya Imana. Ushobora guhimbaza Imana mu mutima utagize icyo uvuga. Ibyo nabyo birashoboka, cyane cyane ko bikunze gukorwa tuvuga amagambo. Ubundi guhimbaza Imana akenshi turavuga. Uravuga, ukavuga amagambo, ugasohora amagambo. Ariko birashoboka ko ushobora guhimbaza Imana mu mutima utagize icyo uvuga. Ushobora guhimbaza mu mutima utagize icyo uvuga, utekereje ku byo Imana yagukoreye,
utekereje ku byo Imana, ku cy'Imana iri cyo n'icyo witeze ko izagukorera, ukabigaragaza ndetse ukabibwira abantu. Twareba Zaburi 145 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, Abaefeso ibice 5:19, Abakolosayi 3:16 kugeza kuri 17. Guhimbaza Imana ni uburyo bwo kubaho, ni uburyo bwo kubaho, ntabwo ari event runaka. Abenshi dukunze kuvuga ko guhimbaza Imana ari wa mwanya tujya mu materaniro tugashiraho ngo uyu ni umwanya wo guhimbaza, ngo kuramya no guhimbaza. Kuramya bikaba ari bya bindi byo kuririmba indirimbo zitonze ziri slow, noneho guhimbaza bikaba za ndirimbo zihuse zo gusimbuka no gusirimba, ariko sibyo. Ntabwo ari event runaka, ni ubuzima, ni style de vie, ni ubuzima ubayemo. Ese ubuzima bwawe ubayeho ubuzima buhimbaza Imana? Kuko ubuzima bwawe style yo kubaho igomba kuba ari style ihimbaza Imana. Yesaya ibice 3 umurongo wa 3 n'ibyahishuwe ibice 4 umurongo wa 8. Aho ngaho hatwereka uburyo bwo guhimbaza Imana ko ari a lifestyle, cyangwa se uburyo bwo kubaho, uburyo ubayeho, uburyo ubayeho bugomba kuba ari uburyo bugomba kuba ari ubuzima buhimbaza Imana. Ubuzima ubayemo, kurya, kunywa, kwambara, mbese ubuzima busanzwe bugomba kuba ari ubuzima buhimbaza Imana. Kuko nta muntu uriho wibeshejeho, nta muntu uriho utararemwe n'Imana, nta muntu uriho utabeshejweho n'Imana. Kubera ko Imana ari itubeshejeho, niyo mpamvu rero ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima buhimbaza Imana. Guhimbaza Imana tumaze kuvuga ko ari lifestyle cyangwa se ubuzima tubayemo. Turebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere ibice 10:31 haravuga ngo mujye mukorera byose guhimbaza Imana, kandi mujye mubikora mubikuye ku mutima. Mujye mukora byose, mujye mukora byose mubikoreye guhimbaza Imana. Reba ibikorwa byawe, reba ubuzima bwawe ubayeho. Ese ni ubuzima buhimbaza Imana? Ibyo ukora byose ubikora mu rwego rwo guhimbaza Imana? Ujye utekereza ku Mana mu gihe urimo gukora igikorwa icyo ari cyo cyose? Uri mu kazi, uri mu isoko, uri ahantu hatandukanye, ujye utekereza ko ibyo bikorwa uri gukora birimo birahimbaza Imana, bigomba kugaragaramo Imana mu byo ukora byose. Mujye mukorera byose guhimbaza Imana, niko Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 10:31. Haravuga ngo mujye mukorera byose guhimbaza Imana, kandi ngo mujye mubikora mubikuye ku mutima. Apana gukora ikintu ngo kugira ngo wereke abandi ko wagikoze, kugira ngo ugaragare mu bandi, kugira ngo utange abagabo. Oya, ubikore ubikuye ku mutima, ubikore kuko ari ngombwa kubikora, kandi ubikorana umutima wose. Abakolosayi ibice 3:24 haravuga ngo mujye mukora ibyo mudakorera abantu, ikindi bigomba kuba bikoranwe urukundo. Nukuvuga ngo ibyo ukora byose ntugomba kubikora kugira ngo abantu bakurebe, ikindi kandi bigomba kuba bikoranwe urukundo. Abakorinto ba mbere ibice 13:14. Ibikorwa byose ukora, waba ubikorera abandi, cyane cyane biri envers abandi, ugomba kubikorana urukundo, ukabikora ubikunze. Icyambere ugomba kubikora n'umutima wawe wose,
ubikuye ku mutima, utabikora kugira ngo abantu bakurebe, ahubwo ukabikora kubw'urukundo, ukabikorana urukundo. Ibikorwa byose ukoranye urukundo biba byiza. Niki gituma duhimbaza Imana? Abagalatiya 2:20 aravuga ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, ni ukuvuga ngo ndi hano mu isi. Ibyo nkora byose sans exception, nta na kimwe kivuyemo, bikoreshwa no kwizera. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose tuvuye kubona ko ugomba kubikorana urukundo, kandi ugomba kubikora ubikuye ku mutima, ukabikora atari kugira ngo ubyereke abantu gusa, ahubwo ari kugira ngo uhimbaze Imana. Ibyo ukora byose ukiri muri uyu mubiri, ukiri mu mubiri ugihumeka, ubikoreshwe no kwizera. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Kristo niwe wadukunze aratwitangira, atubera ituro rihumurira Imana neza. Pawulo yabyandikiye aba Efeso ibice 5:2 hagaragaza ko Kristo ari we turo, niwe gitambo. Harabavuga ngo ibyo gutanga ngo ikintu byo bihumurira Imana. Kristo niwe wahindutse igitambo n'ituro rihumurira Imana neza ku bwacu. Yaratwitangiye rero. Kuba yaratwitangiye, ibyo dukora byose rero tujye tubikoreshwa no kumwizera. Kuba twaramwizeye, ibyo dukora byose tubikoreshwe no kwizera. Dukora ibikorwa byo kwizera kubera ko twizeye. Iyo dusomye igice cy'Abaheburayo igice cya 11 niho hatubwira ngo runaka ibi nibi yabikoreshejwe no kwizera. Ngo kwizera ngo niko kwatumye runaka akora ibi nibi. Ngo kwizera niko kwatumye Rahabu ahisha abatasi. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ava mu gihugu cyabo agenda atazi yajya. Ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka. Kwizera niko kwatumye Inoki agendana n'Imana ngo bituma ajya mu ijuru adapfuye. Ngo kwizera niko kwatumye Abeli ngo atanga ituro ryiza rishimwa n'Imana. Ngo kwizera niko kwatumye donc bagenda batwereka ibyo kwizera kwateye abakurambere bacu ba Mose. Ngo Mose yanga kuba ibwami kwa Farawo, yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, yemera kurenganwa n'ubwoko bwe ngo ahorwa Kristo. Kwizera niko kwatumye akora ibyo. Nuvuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa yubaka inkuge. Kwizera, ese kwizera kwawe gutuma ukora iki? Ese ibyo ukora byose ubikora ubitewe no kwizera? Ibyo ukora byose ubikora utekereza ko utabikora ku bwawe, utabikora kugira ngo abantu babimenye, kugira ngo abantu babirebe, kugira ngo abantu bagushime, cyangwa ubikora kubera urukundo ukunze Imana? Ibyo dukora byose tubikorere guhimbaza Imana. Ibikorwa byawe byose bigomba kuba ari ibikorwa bihimbaza Imana. Hari impamvu nyinshi rero zituma duhimbaza Imana. Impamvu ya mbere, guhimbaza Imana bituma tureka kwirebaho, ahubwo amaso yacu tukayahanga ku Mana. Zaburi igice c'121 umurongo wa 1 n'uwa 2. Iyo ni impamvu ituma duhimbaza Imana. Nuko bituma tutirebaho ubwacu, ahubwo amaso yacu agahanga ku Mana yaturemye, ku Mana yadushizeho kugira ngo tujye tuyihimbaza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo yaturemeye kumuhimbaza. Yaturemeye kumuhimbaza. Nuvuga ngo nta kindi Imana yaturemeye no kugira ngo tuyihimbaze. Guhimbaza Imana bituma, hano turi kuvuga ibyiza cyangwa se impamvu zituma duhimbaza Imana.
cya kabiri, guhimbaza Imana bituma twirukana umwanzi. Guhimbaza Imana bituma twirukana umwanzi. Buri muntu afite ibimurwanya, afite ibimurwanya, ibimwirukaho, ibimutesha umutwe, afite abanzi. Rero guhimbaza byirukana umwanzi. Turabibona ku bantu bagiye bakoresha guhimbaza barwana n'abanzi mu buryo bufatika bugaragara. Guhimbaza Imana kukirukana abanzi. Yakobo ibice 4:7. Hano dufite n'urundi rugero, Samuel wa mbere, ruri muri Samuel wa mbere 16:23. Sawuli yakiraga imyuka mibi mu gihe Dawidi yabaga amucurangiye. No kuvuga ngo iyo yaterwaga n'abadayimoni cyangwa se yaterwaga n'imyuka mibi bakamucurangira mu buryo bwo guhimbaza Imana, abadayimoni bamuvagamo Sawuli. Iyo dusomye mu ngoma za kabiri 20:18 kugeza ku 19 tubona Yehoshafati anesha abamowabu. Yanesheje abamowabu kubera ko yahimbaje Imana. Muze gusoma iyi nkuru yo mu ngoma za kabiri 20 igice cya 20 18 19. Yehoshafati amaze kubwirwa ko agiye guterwa n'abamowabu yagize ubwoba, bituma yegera Imana, bituma asanga Imana, bituma ashiraho itsinda ry'abahimbaza Imana. Ababisha basubiranamo cyangwa se abamowabu basubiranamo baricana ubwabo, aranesha kubera ko yahimbaje Imana. Turebye ibyakozwe n'intumwa 13:25-26 naho tuhasanga inkuru zigaragaza uburyo umuntu anesha, akanesha umwanzi, ukanesha ibikurwanya, ukanesha ibigutesheje umutwe, ibikuraje inshinga, ukabyishima hejuru kubera guhimbaza Imana. Tuzi Paulo na Sila. Tuzi Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe ngo barasenze bahimbaza Imana, inzugi, iminyururu iradohoka, irabarekura, n'inzugi ngo zirakinguka. Iyo nkuru muzayisome uburyo guhimbaza Imana byakinguye imiryango y'inzu. Cya gatatu, guhimbaza bituma tuzirikana ibyiza Imana yadukoreye. Nukuvuga ngo iyo Imana uzirikana ko hari ibyo yagukoreye, ibyo bigutera guhimbaza Imana. Impamvu zituma duhimbaza Imana nuko tuba twibutse ko hari ibyo Imana yadukoreye twe tutari kubasha kwikorera, twe tutari kubasha kugeraho, ariko twabitekereza tukavuga tukuno ukuboko kw'Imana kwabikoze. Ibyo bikadutera guhimbaza Imana. Iyo ni impamvu ya gatatu ituma duhimbaza Imana. Iya mbere twabonye ko bituma twivaho tukareba ku Mana. Iya kabiri bituma dutsinda umwanzi, ko turwana nibifatika tukarwana nibidafatika, imyuka mibi yo mu kirere. Ibi byose tubineshesha guhimbaza Imana. Cya gatatu, bituma tuzirikana cyangwa se twibuka ibyiza Imana yadukoreye. Zaburi 103:2 kugeza ku 4. Tukarenza amaso ibibazo tukibuka ibyiza Imana yadukoreye. Malgré nubwo waba uri mu bibazo, uri mu bintu bikugoye, uri mu bintu bikuraje inshinga bituma udasinzira, malgré nubwo waba uri mu bibazo ibyo ngibyo, ariko guhimbaza Imana bituma wibagirwa ibyo, ukibagirwa kuri mu ntambara, ukibagirwa kuri mu bigeragezo, ukibagirwa ibyo byose, ahubwo ukibuka ibyiza Imana yagukoreye bikaguhesha guhimbaza Imana. Icyakane, guhimbaza Imana binezeza Imana. Nukuvuga ngo ushaka kunezeza Imana
ushaka gushimisha Imana, nta bundi buryo buhari bwo gushimisha Imana usibye kuyihimbaza. Ibyahishuwe ibice 4 umurongo wa 11 hatwereka yuko ibyaremwe byose byaremewe kugira ngo bihimbaze Imana. Nawe rero niwe wararemwe wizera creation, uzi neza ko Imana yakuremye, nta kindi kinezeza Imana usibye kuyihimbaza. Icya gatanu, duhimbaza Imana kuko ari yera. Imana ni yera. Kuba yera, ibyo ni ibidutera kuyihimbaza. Tuyihimbaza kubera ko ari yera. Imana irera. Zaburi 22 umurongo wa 4. Tuyihimbaza kubera ko ari yera. Duhimbaza Imana kubera iby'imbaraga yakoze. Mbese ibyo yakoze birenze by'imbaraga nyinshi, bihebuje, birenze ubwenge busanzwe, biri surnaturel. Ibyo ngibyo bikomeye nibyo bidutera guhimbaza. Urugero, abana b'Isirayeli bambutse inyanja itukura, bakayambuka nk'abambuka ahantu mu muhanda humutse. Imana yaciyemo inyanja mo kabiri, amazi amwe akajya uruhande rumwe ayandi akajya ahandi, hakabonekamo inzira, bakambuka. Bageze hakurya, Miriyamu araririmba ahimbaza Imana. Iteraniro ryose abanyisirayeli bahimbaza Imana. Duhimbaza Imana kubera ko yakoze ibikomeye tutari kubasha. Zaburi 150 umurongo wa 2 harabivuga yuko duhimbaza Imana kubera ko yakoze iby'imbaraga. Kandi mu kuyihimbaza dukoresha ibikoresho bitandukanye bifite amajwi yoroheje, ari slow, ibyihuta, ibirangurura, uburyo bwose bwo guhimbaza Imana dukoresheje musique, dukoresheje uburyo bwose bushoboka. Turabikora. Ariko tukabikora dushingiye kuko Imana yakoze ibikomeye, yadukoreye ibihebuje, yadukoreye iby'ibitangaza, iby'imbaraga nyinshi tutabasha. Ibyo ngibyo bikadutera gusimbuka no guhimbaza. Umwami Dawudi ngo niwe wanezerewe yuko isanduku y'isezerano ritashe, ngo arabyina umwiterura uruhu ravaho, kandi ari umwami. Arabyina kugeraho umwitero umuvaho kubera ibyishimo n'umunezero yaragize yuko isanduku y'isezerano ritashe, rigarutse mu bwoko bw'Imana. Icya karindwi, duhimbaza Imana kubera ko yadukuye mu mwijima ikadushira mu mucyo. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Abari bari mu mwijima babonye umucyo. Abari badafite Imana babonye Imana. Abatari ubwoko bahindutse ubwoko. Abari bapfuye yarabazuye. Duhimbaza Imana kubera ko yadukuye mu mwijima ikadushira mu mucyo. Ubu turi mu mucyo. Turabisoma mu rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 9 na Yohana ibice 5:24. Ibice 5 umurongo wa 24 Yohana, n'urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 9. Bafite umwanya musome ibyo bice, murebe uburyo Imana yadukuye mu mwijima ikadushira mu mucyo. Tukaba turi mu mucyo, tukaba turi abana b'umucyo, tukaba tugendera mu mucyo, tukaba tutakibarizwa mu mwijima. Ahari umucyo umwijima urahunga. Ni ukuvuga ngo umucyo ni absence y'umwijima. Ni ukuvuga ngo aho umwijima wavuye niho hagaragara umucyo. Kandi umucyo bigaragara yuko wirukana umwijima. Ni ukuvuga ngo uzafate nk'itoroshi uyimurika hacuze umwijima, umwijima urahunga. Mu mwijima ni ahantu hicura burindi, ni ahantu h'umukara. Naho mu mucyo harera, mu mucyo haratunganye,
mu mucyo harabona. Nta muntu usitara mu mucyo, nta muntu ugenda ngo asitare. Kubera ko turi mu mucyo ntidushobora gusitara, ntidusitara kuko dufite itabaza rimurikira ibirenge byacu, kandi iryo tabaza nta kindi ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niwe muyobozi. Ijambo ry'Imana niryo rituyobora, rikayobora intambwe zacu kugera ahakwiye, tugatera intambwe aho ijambo ry'Imana ryatubwiye gutera, rikatuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi, bukaba ubuzima buhimbaza Imana. Ndagusabira ngo ubuzima bwawe bube ubuzima buhimbaza Imana. Hari impamvu nyinshi zo guhimbaza Imana, nuko yadukuye mu mwijima ikadushira mu mucyo. Ndabashimiye, tuzakomeza tuganire. Uyu munsi ntabwo twasomye ibyanditswe, ahubwo nagiye mbarangira imirongo muri buze gusoma nimumara kumva iki cyigishwa. Impamvu naze gusoma ni kugira ngo kitaba kirekire, ariko nashoboraga kugenda dusoma mukagenda mureba ibyo byanditswe nabahaye, mukagenda mureba icyo bivuga, ariko twagerageje kubivugaho. Tuvuga n'impamvu duhimbaza, guhimbaza icyo ari cyo n'uburyo tubikoramo, kandi naho tubikorera ntabwo ari event, ntabwo ari ahantu runaka. Ubuzima bwawe bwa buri munsi bugomba kuba ari ubuzima buhimbaza Imana. Reka dushime Imana dusaba kugira ngo iri jambo mbagejejeho rigira aho ribakura, rigira icyo rihindura mu buzima bwanyu, rigira icyo rihindura mu mibereho yanyu ya Gikristo. Uko mwari mubayeho, mutangire uyu munsi mubeho ubuzima buhimbaza Imana. Reka dushime Imana. Mana nkuru, Mana igira neza, Mana ikomeye cyane, Mana idukunda cyane, Mana ishobora byose. Ndagushimiye ko kuri Imana ikiranuka muri byose. Ndagushimiye ko kuri Imana yashizeho byose kugira ngo bijye biyihimbaza. Natwe turimo, waturemeye kugira ngo tuguhimbaze, waturemye kugira ngo tujye tuvuga ishimwe ryawe, dutangarize amahanga, dutangarize abantu bose ko ugira neza, kuri uwera, kukiranuka muri byose. Ndagushimiye ko kuri Imana ikora ibihambaye, ifite imbaraga zirenze ibindi bintu byose, kuko byose niwe wabishizeho, niwe wabiremye kugira ngo bijye biguhimbaza. Ndasaba ngo Mwami buri wese wumvira ijambo ahindura ubuzima bwe, ubuzima bwe bube ari ubuzima buhimbaza Imana. Imirire ye, imigendere ye, imivugire ye, imikorere ye, imyambarire ye, ubuzima bwe bwose, style de vie, lifestyle ye ibe ari life ihimbaza Imana, ibe iyo kuguhimbaza Mwana. Hindura buri wese uzumva iyi voice, uzareba iyi video, ahindura ubuzima bwe, atekereze mu migendere ye, ahantu hose aho ari hose habe harefleta ubumana, habe harefleta icyo ari cyo, icyo wamugize cyo, icyo wamukoreye ku musaraba. Kuba aramukuye mu mwijima, reka ye kongera gusubira mu mwijima ukundi. Akomeze mu rugendo wamushizemo, akomeze mu nzira wamushizemo. Reka Mwami dushikame muri ubu buzima bwo kuguhimbaza, duhore tuguhimbaza kuko ukiranuka, kuko uri uwera, kuko nta kindi kintu gihwanye nawe. Ndagushimiye kuko ubikoze kandi ubyumvise. Amen.